Mwaramutse nanone aho Uwiteka aduhana umugisha bakunzi, twagarutse rero ku munsi wa mbere w'icyumweru, wowe waciye muri weekend wishimye, wowe byababaje, Uwiteka aguha icyumweru cyiza, akurindira impagarike uyu munsi n'ejo bundi dimu. Atigarukire rero muri sinema nyarwanda, ubwo turi kuganira ku ruhererekane rwa filimi nyarwanda ariyo Intimba ya Ravi. Bakunzi banjye rero, wowe utarakoze kuri subscribe, banza wongere ukore kuri subscribe, tuganire tubivuye muzi n'umuzingo. Nshuti zanjye rero, duhera ku makuru y'ibyabaye ejo tugasoreza ku biri bube none. Niyo mpamvu ngushishikariza kujya wumva ikiganiro kikarangira ntabwo kiba gifite iminota myinshi. Naba ari myinshi muze kunyandikira mbwira dukora iminota myinshi cyangwa ukora dukeya. Comment zanyu zirakenewe nkamenya ngo bigenda bite. Ntabwo muri bakeya benshi bahari, benshi bankurikira, nkeneye kuza kumenya ngo mubifata mute mwebwe. Ndahari ngo mbe mbasubiza, I reply today. Ntatinde rero kaduhere mu rugo iwacu, iwabo wa Shema. Kwa Shema ibintu biracika bikadogera ku mpande zose. Aho se mama Shema ko niba ntacyo yishinja, kuki uyu mutima we ukomeza kudiha adashaka kwirekura ngo yongere yishimane n'abana be kandi baramaze kumenya ibyo yakoze, niba nta kindi kintu kiri inyuma. Ndaje rero mbabwire ibiri inyuma n'ukuntu mama Shema ari kwiyumva. Ganza aracyahatira mama we kuvuga ukuri mu makuru meza byiza cyane, mu magambo akomeza umuntu. Claudine ari kuvuga, Claudine yabereye uyu munsi yagiye inama nzima dimu. Nakunze amagambo yabwiye Ganza se ayo magambo abwira na Claudine arayakoresha iki? Ni ukuri ntucikwe ku musozo w'iki kiganiro, niyo turi buganireho. Mu gihe Ravi rero yavaga kureba Shema ku munsi wa mbere, murabyibuka, yaje abwira nyina ati abakire si ikintu. Mama we ati usigaho udakoma rutendera, ati bafite iki se? Kuba bafite se natwe tukagira imana yacu. Ariko ni ukuri ko Imana wirata neza Ravi, Imana si umugabo wo kugereranywa, nta nubwo yagereranywa n'ubukire cyangwa n'abo bose. Bakunzi rero simbatindira amasengesho ya mama Ravi. Inshuti zanjye namwe ndabagira inama, wabyuka ukabanza ugasenga, ukatambuka ugasenga, wajya kuvuga ukabanza ukiragiza Imana. Ni ukuri ko Imana ntabwo gusenga ari uguhumuriza ngo umuntu afunge umwuka nk'amasaha 2-4 ahamagara Imana. Oya, ya masegonda 10 ujya gusubizamo, banza ukaragemo ururimi inshuro 7 usaba Imana ngo Mana nsobanurira ibyo ngiye kuvuga bibe bisobanutse kandi numve nkundwe n'ababyumva. Umwuka wera mvajuru rero no kudufasha. Kadukomeze rero na mama Ravi ukuntu yagiye kugira inama. Ravi avuga ati Yesu Kristo niwe wenyine nishingikirijeho, nzahaba ku bwa Shema kandi nzi ko azagaruka mu murongo vuba. Mu gihe rero bari hanze bari kujya inama, murabizi ko amadolari mu nzu ari guteranya abana. Ati mugire mwishyingire. Igitekerezo rero ntabwo ari sawa. Gusa twaje kumenya ko burya nubwo Neyira akunda Manzi cyane, Manzi adamukunda. Manzi yamaze kwangirika, Manzi yamaze kuraruka. Umugore wa se yabaye umugore wa se. Ibaza ubwo agezeho yigamba mu mutima we ngo Neyira ntago ndi uwawe, ndi umugore wa papa. Ariko ibaza icyo kintu no guterura iyo nteruro ryari igihe bintamo ngo ni ugukundana n'umugore wa papa. Asha bivugitse nabi pe. Urakora subscribe rero, kora kuri subscribe. Ubu tugeze muri wa mwanya mwiza tuganira ku makuru ari bo uyu munsi. Ni mu kanya gatoya ubwo turi buze kumenya ngo mama Shema ubundi kubera iki mu mutima we ahora yivugisha ngo abana banjye narakosheje nagize nte. Mu gihe rero ari kwibaza byinshi, yagiye kubona abona Ravi niwe muntu wicaranye na Shema bagahuza bakaganira. Murabizi iminsi ishize Shema umuntu wese bavuganye baratongana, uwavugishije bagatongana, kugeza kuri Ganza uwemeye ko bihuza kandi uzi ukuntu banganaga, ariko nawe ntamukeneye. Manzi we yaragerageje n'ubu ngubu, niyo mpamvu ubona Manzi ashishikajwe no gushakisha Ravi ngo abe ari we aza nibura abe muri iki kibazo. Nshuti zanjye mumfashe tugire inama Shema
ave muri ubu bwigunge, dukeneye kubona Shema yafashe imyanzuro, dukeneye kubona Shema ari kutuvumburira n'ibindi tutazi. Shema ni we wenyine twishingikirijeho, uhita ubihiriza sinema. Inshuti yanjye rero kora kuri subscribe tuzabane ubwo ibintu byose bizaba bisobanutse, ubwo Shema agaruka mu murongo tukagendana muri byose. Mu gihe rero Lavi yaragarutse ku nshuro ya kabiri ntago byashimishije cyane Shema, ariko yishimye. Murabizi ko Shema ntago yabona Lavi ngo ababare. Mu gihe rero yaratangiye kumuganiriza byose, nibwo mama we yazaga abona Shema ari kuganira na Lavi asa nk'aho atuje. Mama Shema asigara yibaza ati uriya mukobwa niwe ukumfasha. Ese ni iki yashakaga ko Lavi yamufasha? Twigarukire mu rugo iwacu kwa mama Lavi, ubwo Mado yari amaze kubwira abana. Ese Manzi muratekereza ari butere intambwe akabwira Neyira ko atamukunda, akunda umugore we se? Mu kanya ndabibasobanurira ubwo saa yine ziriwe zigeze ntimucikwe. Manzi yiyemeje gutanga ibitambo areka kujya guhura n'umukunzi we, umwana yari yabonye wari ukunzwe. Ubwo urabizi ko yari atangiye intambara yo gushyira Mimi ku murongo, akajya yita kuri mama we bagakundana na Mimi. Ibyo rero byari bitangiye kuza, nibwo Shema yahuye n'ibibazo. Manzi yemera gutanga ibitambo areka kujya guhura nawe, akajya aguma iruhande rwa Manzi rwa Shema nako mumbabarire di. Aline reka rero nawe dusorezaho. Umunsi w'ejo murabyuka ko bari kumuhana, yakubiswe, yapfukamye, yagize ate kubera ko tubahanye mukase. Ariko se koko ubundi ubu uyu mugore niwe mubi, Aline niwe mubi? Bakunzi b'intimba ya Lavi, namwe bakinnyi b'intimba ya Lavi, mutubabarire mutwereke mu gikari ukuntu biba bimeze Aline yiriranywe n'uyu mugore. Dushobora kuba tuvuga ko Aline ari we mubi, ariko ntabwo turabona uyu mugore mu gikari. Mwenda mudufashe Aline yicare nk'ahantu yibuka ukuntu byari bimeze mu bice bya mbere, uyu mugore akigera mu rugo agerageza byibuke tumenye ngo byari bimeze bite. Twebwe duhora ducira urubanza Aline tuvuga ngo ni mubi, ni mubi, ni mubi, ariko twe dukeneye kumenya Aline yari ameze ate bundi uyu mugore ataraza muri uru rugo. Ese kuza muri uru rugo k'uyu mugore nibyo byahinduye Aline gutyo tumubona? Mudusobanurire, dukeneye kumenya ukuri. Imana ibaho umugisha. Kora kuri subscribe rero tujye tubana mu makuru ya buri munsi hano kuri Win Entertainer Show. Comment yawe na like na share ni ingenzi cyane. Imana ibaho umugisha.